tugiye kuganira kuri product ikomeye cyane kandi yizewe ifite ubushobozi buhambaye mu gufasha abantu mu buryo butangaje kuko ifite n'ibihamya bifatika kuba yagiye ifasha ngo tubona ko ari produit yizewe kandi nziza. Iyi produit nta yindi rero yitwa Rudahusha from Ishangi Company Limited Rwanda. Rudahusha. Iyi Rudahusha ifite ubushobozi bwo kuvura indwara ziterwa n'imyuka mibi. Iyi Rudahusha ifite ubushobozi bwo kuvura indwara ziterwa n'imyuka mibi ndetse n'amarozi y'ubwoko bwose, amagaburano, amategano, amahuherano. Iyi Rudahusha yibitseho ubwo bushobozi kubera ko isi yacu irimo yangirika. Ni byiza ko abantu bamenya iyi Rudahusha kugira ngo babashe kuba bayikoresha, kuko uyifite rwose watabara abantu batandukanye. Icya mbere, ishobora gukoreshwa nka sekirite mu gihe utaramenya icyo umuntu arwaye, ukavuga uti uyu muntu reka mutabaze ibi ngibi mbere yuko tumujyana kwa muganga. Ushobora kutamenya icyo umuntu arwaye. Ifite ubushobozi bwo kugarura imbaraga umubiri wari watakaje, iyi Rudahusha. Ikindi kandi ku bantu bahumanyijwe, Rudahusha yibitseho ubushobozi. Ba bantu basakuza, barwara ya myuka mibi, bagasakuza, bagatukana, bagatera amabuye, iyi ngiyi Rudahusha irabikemura. Ba bantu bafite ibibazo byo gushya mu mutwe, bakumva ibintu birimo bitwika mu mutwe, bibazamuka mu mutwe, kumva umutima urenda kugusimbuka, iyi Rudahusha irabikemura. Ba bantu bimva ibintu biza bikabafata bikabagundira nijoro, kikamuniga, kikamubuheza umwuka, akabura iyo ava n'iyo areba, mbese agata ubwenge, iyi Rudahusha irabikemura. Bamwe bumva bya bintu biza bigahita byikubita nko ku mategura cyangwa ku mabata, kumva kiraje gihita kikubita muza akacyumva, nta bandi bakibonye kandi ari ukibona wenyine. Iyi Rudahusha irabikemura. Iyi Rudahusha iyi ngiyi irabikemura ku buryo rwose uyikoresheje ukisiga uyu muti ukawunywa, reka bihita bigenda ubireba, ukabona biri kubireba. Nta yandi magambo kandi uvuze. Abantu benshi batwaye ingambiro no kuba bajya mu bapfumu ngo bakabazunguruza ibinyuguri bakagira gute kugira ngo akunde ngo akire, ngo ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe, ibintu nk'ibyo. Hoya, iyi Rudahusha ubwayo yonyine yabikemura. Wakwisiga uyu muti ukawunywa ikabikemura, nta banga ririmo, kuko yibitsemo ubushobozi bwo gukemura icyo kibazo. Kandi ifite ubuhamya bw'uko ari abantu bayikoresheje benshi baza bavuga ati mpaka byerekana ko rero barayizi. Abanyarwanda barayizi n'Abanyafurika barayizi. Ugeze ara Tanzania barayizi, ugeze ara Uganda barayizi, ugeze Zambia barayizi. Mu Rwanda urumva irazwe, Abanyarwanda benshi barayizi. Iyi Rudahusha ikorwa n'Ishangi irazwe. Bivuze ngo utwo tuntu twose byange bikunde, iyi Rudahusha yibitseho ubushobozi. Hahandi utabonye wa munyagasozi, Rudahusha bayihagije yonyine. Murakoze rero. Ishobora gukoreshwa ari ifu, ishobora gukoreshwa ari amazi. Uwifu ushobora kunywa ukanawisiga ukanawushoreza, akayiko kamwe mu gitondo kandi nimugoroba mu mazi ashyushye cyangwa se mu gikoma. Icyo ni kimwe. Gusa uw'amazi ushobora gukoresha ibiyiko 4 mu gitondo, saa sita na nijoro, ubundi ukawukemuye ikibazo cyawe. Ariko by'umwihariko igikomeye cyane kurenza ibindi no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Uricyo kintu cya mbere gihatse ibindi byose. Icyo cya mbere, nubwo iyi miti ushobora kwirukana ibyo ngibyo, ariko no kwizera kurarema. Wisiga uwunywe, ariko wizere ko Yesu ari we muvuzi nyakuri. Ibi birashoboka rero yuko uyu muntu yakira pe, kuko iriya myuka mibi ibifite ibintu bayitongeraho, ibiti bayitongeraho. Rudahusha ifite uruvange rw'imiti itandukanye tuyivangamo, ikitwa Rudahusha nyine. Bivuze ngo rero iyi ngiyi irashoboye, yabikemura, kuko dufite isezerano riboneka muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15, ndetse na Mariko 16 umurongo wa 16 kugeza 18. Tubona neza yuko hari isezerano Imana yatanze. So icyo gice neza wasanga ariyo mpamvu nyamukuru. Itangiye igice cya mbere 29, Imana yaravuze ngo dore mbahaye ibimera bibyo kuya byanyu bizabatunga buri munsi. Nayo mpamvu Ishangi dukoresha ibimera ngo bivure Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange n'abatuye isi, kubera yuko ni ibimera Imana yatanze kandi byibitseho ubushobozi.
ibyo rero bimera ni nabyo dukoresha kugira ngo tuvura bene wacu bakeneye ubufasha, bakeneye gukomeza igihe cyo kurama kugira ngo bagire icyo bamarira isi, bagire icyo bafasha ku isi. Kuko hari ibintu bakeneye gufasha ku isi baba batarakemura, nubwo batuye mu isi yanduye iri mu icyaha, aho yangwa ntacyo bamuziza, birakwiriye yuko yakomeza akarama. Rero ntabwo umuntu aba yararemeye gutungurwa ngo apfe, oya, ahubwo igihe Imana yagenye nikigera azapfa. Ariko hari igihe wasanga hari ibindi yarakeneye gukora atarakora, wenda hari icyo ari kuzamarira cyangwa uwo azakumarira akaba atakimariye rero cyangwa atakikumariye. Ni byiza ko rero wagira gute wamufasha mbere yuko agenda, ko hari byinshi tuba tumukeneyeho. Hari abantu bajya bavuga ngo abakire si abantu, abakire nabo batabakene si abantu. Hoye, buri umukene akeneye umukire, umukire nawe akeneye umukene, ko bose barakeneranye. Uramutse uri umukire se ninde waguhingira umusiri? Mwese mwe abakire ninde wabahingira umusiri? Nese mwese mwe abakene ninde wabaha imodoka yo kubatwara kwa muganga mugize ibibazo? Ninde se wabaha akazi ngo mukorere amafaranga mu nuko mwishyura mituweli n'ibindi? Ni byiza rero ko abantu bose barakeneranye. Kumwanga no kwihora ubusa ubu uri muhombye ubuzima bwawe. Niwe ugomba kuzamukira, kuko kuzamuka no kuzamukira ku rwego. Ugomba kuzamuka umwe ari hejuru ku rwego rwo hejuru ari ku mutambiko wo hasi. Nuko bigomba kugenda kugira ngo dukomeze urugendo rwo kubaho. Ntabwo umuntu ushobora kwanga undi rero gukorera ko ari umukire, ushobora kwanga undi ngo kubera ko ari umukene. Oya, umukene ndamukeneye, umukire arankeneye, nuko bigenda. Tugomba kuba turi niyo mpamvu rero iyi miti yaje kugira ngo ihite ikansiringa icyo kibazo. Wa wundi bari bahumanyije ahitakira, akomeza urugendo. N'Imana yamuhaye ubwenge bwo gufasha abandi bantu, nakomeza abafashe. Wishaka guhombya Imana rero, ushaka kwitwara umuntu yaremye mu gihe Imana itabiteguye. Ni byiza rero yuko wewe urimo wiga ibyigisho wakagombye kumenya yuko ari we nyambere wo gufasha abandi bantu, ukabiha abandi bantu kugira ngo nabo babimenye. Ni nayo mpamvu dutanga za nomero kugira ngo niba ngombwa nawe uzitange. Muzarangiza aya masomo muzi nomero mu mutwe, zibarizwaho gahunda ya kampani Shangi. Niyo gahunda twihaye. Muzarangiza aya masomo muzi intego ya kampani Shangi y'ubuzima, ubukungu n'ubwisanzure. Muzarangiza aya masomo muzi teme ya kampani Shangi, ibimera ni umwami w'imbaraga uhindura ubuzima bwawe. Muzarangiza aya masomo mubizi neza, buri wese abizi abisobanukiwe. Ibyo nibyo dukeneye kandi nabyo dushaka muri iki gihe. Murakoze cyane rero. Inomero ni za zindi 078 540 82 52, cyangwa se ukajya kuri website yacu ukandikamo ishangi.rwa, warangiza ugahita ufungura ukareba ibyigisho byose twatambukije nta kibazo. Ushobora no kugenda by'umwihariko ugahita ujya noneho kuri YouTube channel zacu, harimo Ishangi Focus TV, harimo Ishangi X TV, harimo n'Ishangi TV. Aho ushaka uzafunguraho uzahita ubona ibyigisho by'Ishangi uko bikurikirana. Ushobora no kwandika kuri email ishangicompany@gmail.com, warangiza ugahita ukurikirana ibyacu cyangwa ukatwandikira ukatubwira n'ikifuzo cyawe. Ubundi hasigaye tugakomeza kugira ubuzima buzira umuze. Murakoze. By'umwihariko nakagaruka dutanga umwanya w'ibibazo rero, buri wese abaze kuko biremewe muri iri shuri, aho buri wese abashobora gutanga igitekerezo cye n'icyo abona kitagenda neza akakivuga kugira ngo tugire ibyo twakosora. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Urutoki hejuru kuba bishaka.